Bakunzi b'Amavuta TV nizere ko meze neza cyane kandi muguwe neza cyane umugisha w'iteka atanga ubomeho kandi ubagumeho uri mu Rwanda uri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse nawe uri hirya no hino ku isi guha ikaze niba utarakora subscription kanda subscribe ubundi ujye ubana natwe mu biganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa Deliverance cyangwa se Deliverance. Deliverance ni iki? Deliverance ni ibihe bimenyetso bishobora kukwereka ko ukeneye deliverance vuba vuba ku buzima bwawe. Deliverance cyangwa se to be delivered ni ugukurwa ku minyururu cyangwa se ku bintu byari bikuboshye runaka byabohaga ubuzima bwawe bituma hatagerwaho ikintu runaka ku buzima bwawe, bituma hatabaho umudendezo muri Kristo Yesu, bituma ubuzima bwawe bwangirika, bituma ubuzima bwawe bujya habi ndetse bikagukurura urupfu n'umuvumo, ubwuzure ugatemba ku buzima bwawe. Ibyo bintu byose rero hari ibikorera mu marangamutima, hari ibikorerwa mu isi y'umwuka, hari ibikorerwa mu bifatika. Ibyo bintu rero biba byaragiye bikuvugwaho cyangwa se bigukorwaho bya gikonikoni n'ibindi bigiye bitandukanye, haba hakenewe icyitwa deliverance. Deliverance ni igikorwa cyo kukwambura bya bintu bigufite, ni igikorwa cyo kukubohora za ngoyi zigufite binyuze mu mbaraga z'ijambo ry'Imana, binyuze mu mbaraga z'icyo ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga ku gikorwa nk'icyo ngicyo. Iyo turebye muri Bibiliya tubona abantu benshi cyane bari bagiye babaswe n'ibintu bitandukanye kandi bakaba bari bakeneye kubohoka. Aba bantu rero bakaba barabaga bafite baboshywe n'iminyururu igiye itandukanye, ababaga batewe n'abadayimoni, ababaga bavugirwamo n'imbaraga mbi z'abakonikoni n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibyo byose abakoreshwaga n'abakonikoni, ibyo byose rero bikaba byarasabwaga yuko bikeneye kuba byava ku muntu. Tukabona Imana rero yaragendaga ibikora, tukabona ibohora abantu muri rusange, tukabona abantu baragendaga bakira ubuzima bukuwe kuri ya minyururu yabaga ibaboshye. Now tugiye kurebera rero hamwe ibintu 10 cyangwa se ibintu runaka ariko bishobora kukwereka yuko ukeneye kubohorwa. Ni ukuvuga ngo hari igihe ubaho ubuzima ariko akaba atari wowe. Iki kintu runaka cyarakunaniye kureka, iki kintu runaka cyarakwizingitiyeho, ibi bintu kandi ibyo bintu bikaba byatera ejo hazaza hawe imbogamizi zikomeye cyane, bikakuganisha mu manga. Ikintu navuga cya mbere cyerekana yuko ubaswe icyo kintu ubaswe n'abadayimoni, ni cyerekana yuko kivuga yuko ukeneye kubohorwa. Ni ukuvuga ngo kigaragaza yuko ubaswe n'abadayimoni, kikerekana yuko ukeneye kubohorwa. Ni ikintu cyerekeranye na héritage spirituel cyangwa malédiction. Ni ukuvuga ngo hari imivumo wavumwe n'umuryango wawe wakuvumye, ababyeyi bawe bakuvumye. Biravuga ngo umuvumo udafite icyo uhagazeho ntacyo umaze. Ni ukuvuga ngo umuvumo udafite icyo uhagazeho ntacyo umaze. Mu yandi magambo ashobora kukuvumira ubusa, ntacyo bimaze. Ariko nimba warababaje umutima w'umubyeyi akatura amagambo mabi ku buzima bwawe, wakubise umubyeyi wawe, waciriye umubyeyi wawe mu maso, hari icyo wapfuye n'umuryango wawe, ariko abakubyara bagukura mu nda, abakubyara, ukeneye deliverance. Iki kintu cya mbere kirakomeye, héritage spirituel. Nicyo bakuvuze kuko ubyaye umwana uba umufiteho ububasha, nayo mpamvu mwita izina. Niyo mpamvu nta muntu ufite izina yiyise ari mu murangamuntu cyangwa mu irangamimerere yawe uba warayise n'ababyeyi, uretse ubukubaganyi bw'uko ushobora gukubagana cyangwa ukaba waravutse utazi ababyeyi, bikaba ngombwa yuko wisanga muri situation ukeneye kwirenoma wiha izina. Ariko ubundi umubyeyi yita umwana izina, kandi uwo wisi izina uba umufiteho imbaraga. Niyo mpamvu nawe udukurikiye utarabyara, wenda uri umusore, uri ingimbi, uri umwangavu, uzabyara, ariko nk'uko wahawe izina niko nawe bazaguha izina. Imana ishimwe cyane. So umuntu we wahaye izina uba umufiteho ububasha, uba umufiteho ubutware, uba umufiteho ububasha uwo muntu. Now iki ni ikintu cya mbere cyerekana yuko ukeneye deliverance. Nimba barakuvumye bagatangaza amagambo mabi, ukeneye deliverance kuko uwo muvumo uzagufata nimba ufite cause
impamvu yatumye uriho umuvumo havuga ati mama yanyatuye amagambo mabi, papa yamvuze apu nta kintu bizantwara, punda umwana w'Imana. Okay, ukeneye gukurwaho uwo muvumo. Turaza kubibona à la fin y'ikiganiro tugenda dusoza. Icya kabiri mudukurikiye mu bimenye, hari implication dans l'occultisme. Wagize ukuboko kwinjira mu bupfumu, wagiye kubaza kwa kanaka wa mugore ujya kubaza iby'urugo rwawe, warenze inzu y'Imana urangije ujya kubaza mu bapfumu. Ibi bintu bizakugiraho ingaruka, ibi bintu bikeneye kugira ingaruka ku buzima bwawe. Implication dans l'occultisme. Dans l'occultisme wagiye muri occultisme, wagiyeyo ukeneye kubohorwa ibi bintu. Hari imbaraga bakwatuye nubwo ntabyo bagwaye ngungwe, nubwo hari ibyo ntabyo bagwaye ngo pfurike mu musego, hari ibyo wenda baguhaye, sinitaye kuri ibyo bagwaye. Baba ushaka kuba ati ntabyo bamaye, upfa kuba warakandagije ikirenge ku mupfumu. Umupfumu warakandagije ikirenge, ukeneye deliverance. Turimo turavuga ku bintu bisaba yuko uba delivered, ukeneye deliverance. Ikintu cya gatatu cyerekana yuko ukeneye deliverance ni igihe ugira attaque dans le sommeil, mu gihe ugira ibitero mu gusinzira. Warusinzira ariko watewe. Hari ibitero, hari abazimu, uri kurota buri gihe urota uri mu nyanja, uri kurota bagushika, uri kurota usakuza, uri kurota wivugisha. Ibyo bintu byose ukarota inzozi mbi, ukeneye deliverance. Ikintu cya kane ndumva aricyo naringezeho, ukeneye nimba ujya uhura n'uburakari, colère violente. Colère violente ni ukuvuga bwa burakari buhutiye hugira umujinya, urumva wakiterura ugakubita hasi umuntu, urumva wakica umuntu mu buryo bubi cyane, ufite uburakari bukomeye cyane. Ikimenyimenyi uzasanga urakara ugaterura nk'itasi ukayicinya hasi, ugaterura umwana ugakubita hasi, ugatura umwana umujinya. Ni abazimu, ni abadayimoni buzuye ubuzima bwawe. Icya gatanu, nimba ujya temptinga cyangwa se ugira tendance yo gukora suicide ku giti ya kitanzi, ugashaka kwiyica, ukaba wakibuza ubuzima, ufite ibitero bya Satani. Ukeneye deliverance, ukeneye kuba delivered. So you need to be delivered. Ukeneye, tu as besoin de délivrance. Cya gatandatu, nimba hari ijwi ujya wumva rihora rikubwira ngo kora ibi, kora ibi, kora ibi, ariko byo kwiba, iba, terura ibi bifaranga muri banki, kora ibi bintu, iba. Iriya jwi ryo kwiba. Ese ubu twayisuri babimenya, ese ubu twayisuri babimenya iyi mouse, ese ubu twayi laptop, ukora muri stock, hari ibintu ukoramo kwa muganga, hari ibintu by'imitubamo, hari ibintu mu stock ushinzwe logistique, urashaka kwiba. Ukora muri company runaka, ukora muri NGO runaka, hari ibikoresho byawe ushaka gutwara, hari ibintu ushaka kunyereza irijwi rikuriho. Ukeneye deliverance vuba vuba, ushake tuganire, ushake nababwiye hari deliverance turi buze kuganira ikorwa iki, cyangwa ubutaha tuzareba nubuhe bwoko bw'ama deliverance. Ari na deliverance ikeneye ku muntu w'Imana afite touche spirituelle, akeneye kukuganiriza gusa, ubundi mugakora isengesho, akaganiriza intekerezo za wundi mugakora isengesho. Tuzavuga ubwoko bw'ama deliverance bukorwa. Now icyo kintu tendance yo kwiba, tendance y'amanyanga yo gukora ikintu ariko kiganisha mu buryo buri financier. Icya karindwi twihuta, cyerekana ko mu by'ukuri ukeneye vuba vuba deliverance. Ibintu mu byumve au sérieux, mu bifate au sérieux, kuko ni ibintu bikomeye cyane 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 cyane. Mukeneye kumenya ni gute ibi bintu nahangana nabyo, ni gute ibi bintu byamvaho. Nakubwiye ibi bintu nubyibonaho, ukeneye kuvuga ngo nkeneye gukorerwa deliverance. Wakorewe deliverance, tugeze ku kintu cya karindwi. Wakorewe deliverance n'umuntu arangije aragusambanya, murimo murakora deliverance. Uwo ni umukozi wa Satani. Hari
yakoreshejwe na Satani, yakoreshejwe na Satani. Arakubwira ngo, arabavuga ngo igitsina cyanjye nikinjira mu cyawe uragira deliverance. Wakoreye deliverance wagiye mu tuzu, sinitaye ko ari apotre, sinitaye ko ari profete, sinitaye ko ari bishop, sinitaye ko ari pasteur, sinitaye ko ari evangeliste. Abo bose n'imbaraga usambanije yitwa ngo ari kugusengera, mukisanga arimo aragusambanya. Ukeneye deliverance kuko yagushyizemo imyuka mibi cyane binagoye kwikuramo, izatuma wanga abakozi b'Imana. Arabo twagiye duhura nk'abasengera bagiye bahura n'izo situation zitandukanye, iriya situation yo kwiba, yo kurigisa, ndetse cyane cyane n'iyi ngiyi byerekeranye n'abantu babasambanije barimo barakorera deliverance, kandi bari abapastori bazwi banakomeye. Ahangaha sinshaka kubavuga, nabo narababwiye bazabireke ntibazabivuge. Ibyo byabayeho kandi Imana ibagire neza. Nabasengeye bene data bahuye n'izo ntambara, birashoboka ko Satani ashobora kumukoresha yari umukozi w'Imana, ariko biranasobanuye yuko ashobora kujya mu ntege nke akazisanga none ari Satani umukoresha, yarabaye agent wa Satani cyangwa se akaba double agent. Siye ko nta double agent ubaho mu Mana, ahubwo aba agent wa Satani, n'umwagent wa Satani witiriye iby'Imana. Now, deliverance, ikindi kintu kizayikwereka cya karindwi cya munani yuko ukeneye deliverance ni maladie chronique spirituelle. Ni indwara ziza zihora zikuzaho, buri gihe uhora ufite ibintu by'ibiheri bidasobanutse mu maso bihora biza. Wagiye kwa muganga bananiwe ikintu kibitera, abadermatologue byaranze n'abandi, ariko ni igihe kiza munsi y'ugutwi, nturwaye indwara z'ibyurizi, nta kintu na kimwe, ariko hari akantu kahora kakuzaho. Hari indwara runaka yakubayeho chronique idakanganye cyane, ariko ihora igutera ubwoba. Uhora n'ubwoba bw'iyo ndwara, ukavuga ati ariko iyi ngiyi yaba ari diabete, zaba ari impyiko zigiye kuza. Ni ibikangisho bya Satani biri gututumba biza ku buzima bwawe. Iyi ndwara yaba ari indwara uzabisanga cyane ku bantu bagira indwara y'ibyo bita igikara, kunuka igikara cyangwa se mu maha n'ibindi, witera parfum, nta kintu udakora, uba ahantu heza, uri umusirimu, ariko hari odeur uhora wumva aho ngaho. Nayo ni nk'indwara iri chronique, nari kukigeraho nk'icya 9 ubwo nanakigezeho. Ikintu cy'impumuro mbi aho mu nzu. Ubushize twavuze ibintu bishobora kwerekana ko daimon ari aho hantu, ariko none ahantu uri wumva impumuro mbi. Wavaho wajya no mu yindi biro ukavuga ati ariko nta bintu muri kumva binuka nk'ibi bintu. Urava mu modoka ukumva hari odeur nauseabonde itameze neza. Ibyo bintu byose iyo ni cya 9 iyo odeur ihora ibungabunga aho hantu. So ikindi kintu rero cya 10 kinakomeye cyane, ubura imyenda yawe. Imyenda yanjye yagiye he? Boxer yanjye yagiye, caleçon yanjye yagiye he? Bra yanjye iri he? Soutien gorge iri he? Ibyo byose biri he? So ubura imyenda bya hato nato. Inkweto zanjye zagiye he? Ninde wazijya ku icyumba cyanjye hora gifunze iki gipangu, dufite za CCTV? Niki cyabaye kugira ngo mburi iki gikoresho? So ukeneye deliverance cyane cyane mu buryo bwihuse. Imana ishimwe cyane. So Imana rero yifuza kukubohora. Imana yifuza kukubohora. Imana yifuza kubohora ubuzima bwawe. Imana yifuza kubohora ubuzima bwawe. Uwiteka Imana yifuza kugenderera ubuzima bwawe. Ukeneye deliverance, shaka umukozi w'Imana wumva ibi bintu mu mwuka, wumva iki kirere mu mwuka, wumva iki kirere mu mwuka, akudelivre, agusengere. Kandi tuzavuga kuri deliverance z'uburyo bwinshi zikorwa, ariko ibi byose impamvu mujya no gukorerwa deliverance ntibisobanuke nuko mukorerwa deliverance n'umuntu udasobanukiwe. Ukeneye deliverance nimba wibonyeho ibimenyetso bigera mu 10, ukeneye deliverance. Aha, ikimenyetso cya 11 mu nyemerere nyongereho, ugasanga mu by'ukuri urimo uratakaza ubwenge, ukumva ubwenge bwawe burimo buratakara. Wareba abantu ukabona imyitwarire y'umwana wawe atangiye kujya atekereza nabi, atangiye kwadukaho n'amagambo mabi, atangiye kujya avuga imvugo mbi.
birashoboka ko ashobora kuba influence scolaire y'ahantu yiga, ariko nanone umwana mumaranye muri vacances, nta kindi kintu nawe uri aho ngaho, umwana araho, ariko ukabona umwana yatangiye kugira imyitwarire idasanzwe. Mema nawe wowe ubwawe ukeneye deliverance, ukeneye kwegera umukozi w'Imana wumva iki kirere akagusengera, akabohoza ubuzima bwawe, agahagarara ku buzima bwawe, agasaba Imana, akajya mu mwanya agasengera ubuzima bwawe. Tubona Bibiliya itwereka abakozi Imana bagiye basengera abantu, ubuzima bwabo bikanyuramo, bigatungana, bigakunda, ubuzima bukemera. Deliverance urayikeneye wa mukobwa we, deliverance urayikeneye. ubura imyenda y'imbere, utuye ahantu heza, ubayeho mu buzima bwiza, uhura na situation zigiye zitandukanye, uri intellectuel, uravuga, ariko ufite inenge zimwe muri izi ngizi, nibyerekana ko hari demonic activities ziri ku buzima bwawe, hari influence y'abadayimoni iri ku buzima bwawe. Ukeneye kugira ngo ubashe kugira breakthrough, ubashe gutera imbere, ubashe kugira roho nziza, ubashe kugira umubiri mwiza, ubashe no kugira imitekerereze myiza. Ukeneye kubohoka. Ndakubwiza ukuri yuko ukeneye kubohoka, wa mugabo we, wa mugore we. Umeze neza, mu bigaragara umeze neza, ariko umutima wawe ntabwo utuje. Urabizi ko iyo utashye utangira kugira akantu ngo none uba wumva utashaka kugera mu rugo, urumva ubuzima butameze neza. Ukeneye gusengerwa n'umukozi w'Imana, ukeneye gusengerwa kugira ngo deliverance ibe kuri wowe, ikirere cyawe kibohozwe. Narakubwiye ngo umuntu agira abantu batatu b'ingenzi bakomeye. Umuntu ukomeye agira abantu batatu b'ingenzi bakomeye. Wa mbere ni umuloya, ni umunyamategeko wawe, ni umuloya wawe, ashinzwe amategeko. Uyu muloya cyangwa se barista cyangwa se attorney ni umunyamategeko wawe, urinde ibintu bya amategeko ya property zawe. Ni ibiki amategeko abivuga? Ukeneye kuba inshuti n'uwo muntu mu buzima. Kabiri, ukeneye kugira umuntu wita kuri sante yawe, ubuzima bwawe. Ugiye kurwara diabete, umuvuduko umeze gute, yigabanye gutya, bigenze gutya, akita ku magara yawe. Ko abantu benshi muri iyi si bitaye ku butunzi, bitaye kubizana amafaranga, ariko ntago bita kuri roho zabo ndetse n'umwuka wabo. Ese isi irangiye none ahangaha wajya he? Umuntu wa gatatu ukeneye mu buzima ni ukureberera mu isi y'umwuka, uwo musengana, uba hafi urugo rwawe, uba hafi abana bawe, ugufasha mu gusenga. Biravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba, ngo kandi babiri nibagenda n'abataziranye. Ni ukuvuga yuko ukeneye nimba hariho mauvaise compagnie, ikigare kibi, hakeneye n'ikigare cyiza, kugendana n'abantu basengana ariko kandi basobanukiwe n'icyo kirere. Biravuga ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, turwana n'abategeka iyi si y'umwijima. Bibiliya niyo mpamvu Yeremiya yavuze mu bice 33:3 ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Ntabaza ndagutabara, hari ibintu bikomeye biruhije utamenya. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ntabaza, reka none ngo ukopeze, ntabaza ndagutabara. Paulo wajya kuvuga arandika aravuga ngo ntidukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Amen. Imana ishimwe ko izadushoboza muri byose. Ndagushimiye mwami Imana, se umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kuri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakobera. Ndakwereka uyu mukobwa, ndakwereka uyu mupapa, ndakwereka uyu mumama mwami, ndakwereka uyu musore, reka bohoke mu buzima bwe. Uyu dukurikiye yibonyeho ibimenyetso 11 byerekana yuko abose. Ndamusengeye ngo imbaraga zawe zimubohore. Uhereye none harizeye, ndamuhamagarira imbaraga z'ijuru zitangire kuba ku buzima bwe.
reka umugenderere mubohore, umutandukanye n'imbaraga za karande. Baramuvumye, bavuze ko ntacyo azageraho, ahari aratunze ariko ntatunze nk'uko yifuza gutunga. Ndatura umwuka wo gutunga ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ndatura amahoro mu buzima bwe, kugira ngo akwakire nka Jehova Shalom, yakira amahoro mu buzima bwe, yakira imbaraga z'umusaraba zikorera mu buzima bwe. Reka ahinge bikunde, reka tere byere, reka business yi prospering. Mwami ndasenze kugira ngo ubuzima bw'umwuka bwe bwari buhagaze nabi atangire asubizwemo imbaraga, atangire asenge bikunde, ikirere cye gifunguke mu izina rya Yesu. Ndakubita hasi imbaraga mbi z'umwijima zituma adatunga, zituma atagira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kuri Imana nziza, usubije intege mu bugingo bwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Aho hariho nimero yanjye, ushake dusengane, ushake dusengane, tuganire twumve ahantu ikibazo kiri mu buzima bwawe, dusenge tubaze Imana ishobora byose, niyo yonyine yakiza ubugingo bwawe. Urakoze kuri Imana nziza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen.